Ushobora kuba uri mu bibazo, ushobora kuba uri mu bigeragezo, ushobora kuba ubona ubuzima ubayemo wareba hirya no hino ukabona nta nzira, ushobora kuba ubona inshuti, abavandimwe, imiryango byaragucitseho kubera ibigeragezo, ariko humura nturi wenyine inshuti yanjye, hari Imana iri mu ijuru, niwe se w'imfubyi ikaba umugabo w'abapfakazi, uwo niwe umenya ibitugerageza, akamenya ibyo dukwiriye n'ibyo tudakwiriye. Iyo ibigeragezo bigiye kuza, Imana irabifata ikabishyira ku munzani, ibyo ibonye ko bidukwiriye ikabitugezaho, ibyo ibonye ko bitadukwiriye ikagira ukundi kuntu ibigenza, ariko humura icyo kigeragezo urimo si wowe wenyine kandi Imana izagikemura. Uyu munsi twabateguriye amagambo 10 y'ihumure ku muntu uri mu ngorane. Niba utarakora subscribe kuri channel Isezerano TV kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Weho wayikoze uri uw'agaciro kandi turagukunda. Aya magambo y'Imana afite imbaraga nubwo umuntu yaba ari mu kaga. Ijambo rya mbere riboneka mu gitabo cya Yobu ibice 5 umurongo wa 11. Niyo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Yobu ibice 5 umurongo wa 11. Niyo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Irindi jambo riboneka muri Zaburi ibice 27 umurongo wa 13 kugeza kuri 14. Rivuga: mba nararabye iyo nizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka muri iyi si y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Nongere nsubiremo, mba nararabye iyo nizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'abababaro. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Irindi jambo riboneka muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Amen. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Nongere nsubiremo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Irindi jambo turisanga muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Nongere nsubiremo, ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Irindi jambo turisanga mu Baroma ibice 8 umurongo wa 28. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bibafatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Nongere nsubiremo, Abaroma ibice 8 umurongo wa 28. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Irindi jambo turisanga mu Baroma ibice 8 umurongo wa 37 kugeza kwa 39. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba ari urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Nongere nsubiremo,
Abaroma ibice 8 umurongo wa 37 kugeza ku 39. Oya, ahubwo muri ibyo byose turishishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko umenye neza yuko naho rwaba ari urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Irindi jambo turisanga mu Baroma ibice 15 umurongo wa 13. Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Nongere nsubiremo. Imana nyir'ibyiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ukomeza kudukurikirana, ukomeze gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho, amagambo 10 y'ihumure ku muntu uri mu ngorane. Irindi jambo turisanga mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, ari nayo Data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Amen. Nongere nsubiremo. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se, ari nayo Data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Irindi jambo turisanga mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 6. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, mubisabiye mubyiringiye mushima. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, mubisabiye mubyiringiye mushima. Abaheburayo ibice 3 umurongo wa 5. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 5 haranditse ngo nimukagire ingeso zo gukunda imiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 15. Nimukagire ingeso zo gukunda imiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. N'aya magambo 10 y'ihumure ku muntu uri mu ngorane. Rero weho humura, weho uhura n'ibigeragezo, wowe uhura n'amakimbirane y'ubwoko bwose, wowe usuzugurwa, humura, Imana iri kumwe nawe. Uyu munsi niyo magambo twaguteguriye y'ihumure. Niba utarakora subscribe, yikore kugira ngo ikindi gihe uzajye ukurikirana ibiganiro byacu uko bwije n'uko bukeye.